ndagushimiye ko ukurikiye Brashari TV. Wewe wakoze subscribe, Imana izaguha umugisha. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe ukigiye kuri Brashari TV, akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora kiza ku mwanya wa mbere ni ukora subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka tuzadutereka ku isoko zose uzajye uzibona. Iyi ni Brashari TV, Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka ku rwego rwo hejuru. Bamudahusha mu kwamamaza. Bimeze bite rero? Nimwe mushaka mwakuboneraho 0788 49 23. Aka ni kakazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Aka ni kakazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Bimeze bite rero? Uyu munsi tukuzaniye imodoka nziza zo kwibona. Urayibona iyi modoka ni imodoka Caravan nshyashya ikiri nshyashya, nakubwiye ngo iyi modoka ni nziza cyane ku buryo udashobora kubyumva. Iyi modoka irashaka miliyoni 14. Bivuze ngo miliyoni 14 urabasha kuba wakwirukana imodoka nk'iyi ngiyi y'agatangaza. Miliyoni 14. Aho ndabona kwibutsa inshuti zacu zikurikira Brashari, abari mu Burasirazuba, mu Burengerazuba, mu Majyepfo, mu Majyaruguru. Mbibutsa ko noneho umunsi twabazana imodoka ya Caravan nziza ikiri nshyashya kuko uyibona mukandagenda nyikwereka imbere hayo kugira ngo ugende uyikurikirana hanyuma itazigere gucika n'umunsi n'umwe. Bivuze ngo miliyoni za 14 urabasha kwerekana imodoka nk'iyi ngiyi. Gusa uzi ko no kugabanya ko bishobora kugabanya, turagabanya kugeza ku giciro cy'amafaranga ufite. Amafaranga ufite urabasha kwegukana. Niba wibuka imodoka twashyize ku isoko ejo bundi kuri Brashari TV, imodoka yashakaga imodoka Grand Cruiser, kashakaga amafaranga make cyane kagahita kagurwa mu bintu bitari byo gutinda. Ni ukuvuga ngo ntabwo imodoka ishobora kumara ibyumweru bibiri. Ngira ngo murabizi mwebwe mukurikiye Brashari TV. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo mu inshuti magara kuko hari ibintu byinshi mugenda mudufasha. Reka noneho ugenda uyireba, ugenda uyikurikira, uyirebe neza, uyikurikire. Hanyuma nze kuza kubona kugenda inkwinjiza imbere hayo uburyo hameze. Urayibona ukuntu imeze. Ngira ngo inyuma yayo urayibona umubiri wayo ukuntu imeze. Ni imodoka inshyashya ikiri nshyashya. Urayibona neza. Ngira ngo uragenda uyibona. Ngira ngo ubu urayibona ubwiza bwayo byonyine ubwabyo bisa nkaho bugaragara. Uragaragara neza, urayibona neza. Ni ukuvuga ngo iyi ni ya modoka ishobora gucika mu mutima wawe, umutima ugahora utera ukavuga ati ariko se koko ubundi yancitse gute. Ubundi ikintu ugomba gukora ni uguhita wirukanka cyangwa ukihuta kuko ubundi wiruka umusazi ukajya kuri banki waba ukorera yose hano mu Rwanda ukabikuza amafaranga ukabasha kuba wakwegukana imodoka nk'iyi. Ndakubwiza ukuri ko mu minsi itarenze 5 ngira mwe murabiza mwe mukurikira Brashari. Mu minsi itarenze 5 ntabwo imodoka uraza kuyibona. Igiyeho mu kanya ukurikire hanyuma itaza kuba yagucika. Ndakomeza kugenda nyikwereka ugenda uyibona neza. Uyibona neza. Ntabwo ngo iyi ni Brashari TV, Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Dore ngizi, izi ni ziba zitonze umurongo zishaka kugira gute kugurishwa. Ni ukuvuga ngo rero wowe ikintu ugomba gukora, wowe wakoze subscribe, ugomba gukoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo imodoka itazagucika. Niba ushaka imodoka duhamagara kuri 0788 49 23. Ubundi imodoka uzibone ntihazagire n'imodoka nimugucika. Nimero zacu urazizi, nimero zacu murazizi. Ni ukuvuga ngo ni izo ngizo. Aka ni kakazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nitwe dutunganya imisoro twatumwemo kuri 90 kuri 98. Nitwe dutunganya imisoro twatumwe kuri 98. Hanyuma ndaje kugira ngo ugende uyibona neza, uyikurikire. Hanyuma ariko si kandi niba ushaka akazi, hari ukurushaho kuvuga ngo nizi modoka, ngo mbona perime, ngo mbona akazi, byaciye mu zihe nzira. Ntabwo ushobora kuba wabona, ntabwo ushobora kuba wabura akazi. Wakabura gute se ukurikira Brashari? Ntabwo ushobora kuba wakabura kuko ni ukuvuga ngo upfa kuba ufite kategori yawe. Niba uyifite ntabwo ushobora kuba wabura akazi. Wowe duhamagara kuri 0788 49 23. Hanyuma tugufashe
kuba twatereka imodoka yawe yo yaba iri ku isoko. Iyi ni Burashari TV, Burashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, bamudosha mu kwamamaza. Ngira ngo uragenda ubibona kuko aka ni kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Ngira ngo imodoka yibonye ni imodoka RAV ikiri nshyashya, nyirayo afite ibibazo biri ku rwego rwo hejuru. Niba ufite amafaranga urabasha kuba wakwigana imodoka nk'iyi ngiyi. Rero ucunga neza, hanyuma nkwinjizemo imbere ubashe kuba wayibona, ubashe ko wabona imbere hayo ukuntu hameze. Ngira ngo urabona noneho umubiri wayo ukuntu imeze, urayibona ni imodoka ikiri nshyashya. Ngira ngo urayibona ukuntu imeze. Noneho banza winjiremo imbere hayo, urayibona ukuntu ameze. Ni ukuvuga ngo aka ni kazi k'ubuturika dufite muri uyu mwaka. Ngira ngo urayibona, urayibona ukuntu imeze. Ngira ngo uriho uragenda ubibona uburyo imeze. Ni ukuvuga ngo wowe ndagushimiye wari ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, Imana izakumugisha, ikintu ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Aka ni kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nkubwira ngo bimeze bite rero? Nawe ukijya kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora kiza ku mwanya wa mbere ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka tuzadutereka ku isoko zose aho zikagera uzajye kuzibona. Gusa kandi ushaka imodoka kugura, ikintu ugomba gukora ni ugutumamagara. Ni igitonganya imisoro tuba kuri 98%. Mboneho rwose no kubasuhuza mwese mukurikiye Burashari TV muri inshuti magara. Iyi munsi nabazanye imodoka Trava nziza yo mwaka. Ya modoka nziza cyane. Iyi niyo modoka nkuzaniye kugira ngo itazijye gucika, kuramutse gucitse waba warape. Mwese ndabashimiye ngo mukurikiye Burashari TV. See you, bye bye.